akagenda akifata akajya yohereje abantu bangana gute. aha Ariko none se agiye nabaye kugira ngo bingereze ikibazo. Ubu nabaye ikibazo. Okay, nubwo wavuze ngo nziranye na FBI, ibaze kuba nziranye na FBI ikamwohereza mu Rwanda mu buzima. yes Ndarenze. yeah ubu se ngaho namwe nimumbwire mwumve ukuntu ubwo buremera ikintu yakoze ari ikintu kiremereye, yarangiza akaza akavuga aya magambo. Bro, no way. Urumva ari ngewe nari guceceka nkaza nkatuza kuko aracyari kubyinira babivuga gutera mu Kinyarwanda, like aracyari gukina kandi ni case ikomeye mutashaka kubyumva mwebwe. Ibazanu bamuvanye Las Vegas akaza i Kigali, yarangiza akifata akajya kuri live akavuga ngo ni ngewe wasakaje. Man, never. Nubwo wifashe akafata video ari gusambanya abana b'abandi, urumva, akabyohereza ku mushuti we nk'umushoni wa kumubesi. Bro, uri gukora icyaha deja, uri gusambanya umwana w'abandi basinze, yarangiza ni proud and then akohereza best mwari ikintu kizima yoherezaga. Yego byose ni biki noneho ni ngewe uri kugaruka muri iyo case ngo ni ngewe wasakaje deja ari wowe wifashe ama video shiri oya yicare assuming consequence y'ibintu yakoze. noneho twebwe ngewe nk'ubu bwanjye pe abantu bose murabizi ko turi inshuti, twari n'inshuti kandi n'ubu gihe nta kintu cyanteranya n'umuntu uretse kwigira ibintu byakagarara. Umuntu witwa aha hari umubyeyi witwa Lilipope yaravuze ati mfite agahinda kubona utari kuvugana na Semuhungu. N'abantu benshi mwakomezaga kubimbaza mwapfuye iki. Umva ikintu twapfuye. Ngewe nkimara kubona ari ama video naramuhamagaye kuri telefone kuri WhatsApp ndamubwira nti Semuhungu ni wowe watinyutse ukora ibintu nka biriya. Ndugira mubwira nti kufata video reka tureke ntago ari ikibazo, kuzisharinga mu by'ukuri wari wizeye iki. Ndamubwira niwe watinyutse ukajya kwishyira hanze bene kariya kageni n'amabanga y'umugabo wawe cyangwa se n'ibintu byose n'amavideo n'ibintu byose, urumva niwe ofet bigenda gutyo. Uzi ukuntu yahise asubiza se Shadibu yarambwiye ngo ngubwo nawe ngo uri kwifatanya n'abanzi ngo ndakubonye n'ubonye, ahita kupa telefone akora live ngo abantu bagiye kushyira hanze mw'abanyarwanda mwe ngo harimo witwa ngo Jihadi ngo na Kadete. We waje kuza muri tele mu nyuma igihe ukora post uri kuburira abantu. Shadibu ni umubyeyi. Ese wowe bikugezeho nka biriya ntabwo waburira abantu mu buryo bumwe cyangwa ubundi? Tujye tubwizanya ukuri. Mubonye musaza wanyu hanze ko barabahungu nta mukobwa ngiye nigeze mbonamo, barabahungu abakinnyi man babakinnyi hano twese tuzi. Ijewe nkunda amatiku ndayakunda cyane. Nje nkunda amatiku ariko hari ibintu ntajyamo nk'abantu ibyo bintu bicecetse. Ubwo si ari muri 2019 ibaze sibizutse hano muri 2024. Can you imagine? None nimba ibyo bintu narasakaje kuko nimba mwanga koko bikagera no. Njye nabonye abahungu ndatungurwa ndanandika n'ibyo bintu mva ndacyabifite. Bamwe nazi kiraga bakambwira ati Shadi ngo nanjye ngo nagiye kuri ngo nanjye ngo nandikiraga nuza ngamubwira ati wowe nyereka isura yawe ndebe nimba nkufite. Buri muntu yarandikaga ngo jewe nanjye narabimuhaye ariko mva nabacishijemo ijisho cyokora kirajya nabacishijemo ijisho. Navuga okay wowe ntabwo nari ngufite ariko ndakumenya. Navuga okay wowe ntabwo ngufite ariko ndakumenya. Atigereka ifoto yawe ndebe ko ihuye na video mfite.
bihuye n'izo mfite ariko mu buzima cyokoze rero nta umva mujye mva mwiyemerera mugize iki ariko sheri uramba mfite ibintu byinshi mu buzima ngendana n'abantu nkavuga ati okay uriyemeye warasabaga viza njye noneho hari uwo ndeba mu kibuga bakavuga ngo iyi kipe iri bukine uyu munsi bariya bose mujye muslayinga mupostinga mugize ibiki ngo rich sheri mba mbafite noneho n'abantu nari mfite noneho bakahita bitanguranwa baritanguranwa bakanyandikira akamubwira ati nkavuga ati wowe nyohereza ifoto ndebe ukuntu umeze ndebe nimba ari wowe mfite noneho nkahita mvuga ati ok ntabwo ngufite ariko ndakomeye mwivuyemo hari abantu bivagamo nimba ari cyo cyaha nakoze wallahi kanza nkubwire wa mugani wa arya n'indora imbogo umva ivarisi yanjye ngo nimba basanze kanza mbabwire ahubwo ndababwira ati muganiriza abahungu banyu kuko ni abahungu dufite nabo ngo twigirira umva baraseyinga bakwiruka ariko arashaka viza kuko manuzi ndayafite ewana cyokoze muratwika nanzi ko nwika njyenyine ariko muratwika pe none murashaka ngo mbigarure muri kunzamura mwaretse kunsaza ko mbifite noneho nanjye naragiye mbikubita muri 5 urumva ndabibika ndabizi ko hari igihe kiza none kirageze niki gihe kigeze kujya sona amabanga yanyu yose nyakubite ariko oya ikibabaje abahungu barakwandikiraga bakakubwira ngo ndebera ko nanjye naba ndimo ngumva ngo ngiye ngo nagiye kwa Semuhungu urumva ngo mbyuka ngo nambaye ubusa ndavuga ati nyohereza ifoto ndebe ko ngufite I'm sorry désolé byakubayeho ariko ntabwo ngufite none yivuye nabaye ikibazo rero ngo biki ngo nakoranye na FBI bro FBI nibona muri televiziyo ngewe muri filime yes ofete reka tubwizanye ukuri nta mwanzi uri aha ngaha pe nta mwanzi mujye mwemera munamubwire uturakaza neza mu Rwanda ntabwo bivuze ngo tube inshuti cyangwa ngo ibiki sibyo ariko yumva amahoro twaba inshuti ariko ntabwo nagusapotinga mu byaha uri gukora mani noneho ikintu gitangaje none se nimureke mbabwire nimba Semuhungu yaroherereje inshuti ye magara besti akamushira hanze ubwiwe nawe yabonaga ko ibintu staff kandi namwe hano ayo mavideo murayazi nje yanyuze mu jisho umuntu witwa Keza Erika nibyo bivideo icyo gihe bana binyohereje turi kumwe burya pe tujye tubwizanya ukuri noneho se Shadibu ubu rero mba ndeba abakinnyi muri iyi mihanda iyo bavuga ngo ikipe irakina ngo Amavubi ngo Rayon Sports ngo PFC Kiyovu Sport harya amakipe ari hano nkareba nkavuga nti reka ndebe ko nta numwe ufite umuntu we hano nigeze kubona agasura yabo ndabafite namwe mva muzigaragaza oya basagire biga oya ariko umutipe yarabarangije mwese yarabarangije ni ukuvuga ngo ubwiwe ntimba yari afite imikoro simbizi ariko ukuntu yabapromisingaga ngo azabajyana muri Amerika bro mukajya mukohereza amanudes urumva none njyewe twashwanya ari uko mubwiye nti kubera iki wifata ugashyira amavideo hanze koko urumva nta soni yego yahise antuka intambara itangira ubwo arantuka we
ngo ngaho yanyishyuriraga inzu y'ibihumbi 5 i Kigali, ngo yiriya mayibobo zino mbobo, mwabonye ibintu byose mwarabibonye. Ntabwo mwibuka mubona video ndi mu cyumba cye muri Serena hari umuntu unyicaye hejuru yayijyanye kwa Dekati. Uku masheri. Ariko Dekati nawe ye ukunda ibibazo biri cyangwa ukundi, ariko twese nuko reka tujye tubwizanya ukuri. Izi saha mwese umuntu witwa Lilipupe aravuga ati jiha nkeneye yuko ibintu mubirange. Ndavuga ni Semuhungu umubaze, nge namugira inama namubwira nti ibyaya ama video meme uretse no kuyavugaho, uretse kutana ya postinga hano ngo ajyeho, uri kumva aha ntabwo yajyaho. Turangije bibi bibazo noneho biza gukunda. Nyuma muribuka igihe habagaho ibibazo byabo n'aba Brandine, murabyibuka icyo gihe? Muribuka yuko baje no kuntwarira ama Instagram yanjye, murabyibuka? Hano muri mwebwe hari ababigizemo uruhare, twebwe twari turi mu kumugira inama gusa nta kindi, jewe ubwanjye. None Shadibu ikosa yakoze nirihe kuba yarabwiye abantu uti mwitonde, uyu muntu arabari codinga, uyu muntu ari codinga ibintu byanyu, mwitonde. Tubwizanye ukuri, ikosa yakoze nirihe? Ikosa yakoze nirihe? Ndi kubona umuntu wanditse ngo Jihadi wowe na Shadibu uyu Semuhungu azabariga be careful kuko muvuga izina. Sheri nanjye yavuze natwe navuze dufite record hano nta ribi record wayumvise. Reka nongere nyibakinire noneho. Shadibu ntabwo none Shadibu nta nubwo mwibuka, Imana ishimwe ndibutse, ntimwibuka ya kese yiwe na Semuhungu nanjye na Super Sex na nawe ba twaricaye dupanga prank, nimba mubyibuka dupanga prank turayuzuza, turi jewe Semuhungu Super Sex na Keza Erika. Prank turayipanga tunategura buryo ki igomba kugenda. Mwabonye ukuntu yamwihindutse nyuma? Mwarabibonye cyangwa ntimwabibonye? Yihinduka Super Sex mu nyuma, prank irahagarara. Super Sex abari we muvuga ngo yamuhemukiye. Murabyibuka? Nimba mubyibuka muze kuza kumbwira. Turumirwa twese duhinduka ibyatsi. Ndibaza abantu mwibuka kuko wenda nuko wenda ibyo bintu bamwe hano mutabyibuka, ariko hari umuntu ugerageza guturuna akibuka icyo gihe. Murabyibuka ukuntu byaje kugenda? Ako si Jiha, listen, ibyo nimba batanabyibuka, njyewe ubwanjye twavuganaga na Semuhungu, sibyo? Kubera ko I'm not the judge person. Yes. Kubera ko ngo umuntu ngo ari umugenga iki n'iki, oya. Njyewe ni umuntu twaganiraga nkumva ati don't worry, be you, urumva? Yes. Ariko ibyo bintu ntabwo urabishyigikira, ibyo yakoze nyuma ntabwo nari mbizi, ariko kubera ko ngo yigira hari akavuga akambara ikanzu, njye yaduhaga vibe, yaduhaga show, njye nta kibazo. Ibyo ngibyo nta kibazo. Ariko ubwanjye kubera ko twaranaganiraga, and then nkanamuhamagara kuri video biki, nkamwereka show ndimo, man aba behind the cut, aba bishyize hanze. Ndavuga ko Semuhungu ibintu byose koko ujye ubishyira hanze just like that, for real. Ndanamwihorera mpita muri muvinga mu bashuti banjye, nta n'ikintu namubwiye ati usibye ayo magambo nahise muri muvinga. Yego biba birarangiye. Nyuma noneho mbona izo staff zose
urumva mu kwandika umwana w'umuhungu sheri ukiri muto aba araje arambwira ati Shadi ngo uwo mwana uri kubona kuri video ni njyewe ndavuga nyiri video yahise azarakwandikira araza arambwira ati iyo video ufite ni njyewe urimo ndavuga ati I'm sorry no ikintu cyambabaje rero sasa yarambwira ati njyewe ntabwo ababyeyi banjye bazi ko ndi umuge ndambwira ati rero ugomba kwicarana n'ababyeyi bawe ukababwiza ukuri kuko iyi video ukuntu nayibonye man embarrassing ugomba kubabwiza ukuri byose ukavuga ukerura naho ubundi nibageraho nimba yangezeho namwe ati nimba iyo video unyifite ibaza abantu bose babifite ubwo bizagera kuri bakazini cyangwa anko ibiki byose bahita bayiha ababyeyi ba byiza icara niyo nama nakugira icara uganire n'ababyeyi bawe ubabwire uko ibintu byose bimeze ubabwire ko na video iri hanze byose ubibabwira yego yaje kubikora se yaje kuganiriza ababyeyi be ibyo ari byo byose ntabwo twakomeje nyine ku keeping in touch ariko ibyo ari byo byose result uzi ariyo ni uko se muhungu naramubuze kuri social media barambwira ngo arafunzwe yego hasohotse n'inuze ibintu stuff nk'izo ngizo result still iracyakomeza kuko ari i Kigali baramwirukanye shiri noneho uwo muntu kubera iki atumva uburemere ikosa yakoze urumva agaciringa akajya ariko ari kuza ku mashusho ari kwereka wa mwana wababaye man urumva ukuntu uwo mwana yababaye barababaye dan uri kwereka ko wishimye ngo you are okay man bro abantu ukuntu tumeze ntabwo tuba dushimishwa nkuko ndababaye ngo wowe ndi kubona wishimye ntabwo ibyo bintu abantu ariko ntabwo tubikunda ariko iyo aza bucece nyine akicecekera sheri none ari kuzamura cya kirego ya kesi ari kwizamura yes ari kongera kubizamura kandi noneho agasobanura yuko ahantu bari nubwo ari kutugenderaho ngo ni twebwe nta kibazo njye ntabwo mwanga uriya mwana w'umuhungu rwose namusabira bakamuganiriza ariko si mwanga njye nta muntu nifuza ko afungwa urumva ariko ubwiwe ajya yicara akitekereza akavuga ati narakushije cyangwa byibura akavuga ati ibi bintu nanyuzemo binyigishije iki nimba biri kunyigisha iki ariko uri gushaka kwidefanda mu mafuti ukazanamo abantu cyane rwose wiriwe neza Erika dore uwitwa Erika nguyu izo video zangezeho nawe ubwe turi kumwe mpita mbifungura ndabimwereka ndamubwira nti ndumiwe kuko nabyumvaga nk'amagambo ngewe bingeraho turi kumwe ndamwereka nti singibi ko babinyoherereje ntisingibi tubuseko kumuvandimwe kumugira inama nti dore wishyize hanze byamuzaniye ahubwo afite ikintu cyitwa depression mw'abantu ese niba ibingibi atari byo bimugaruye mu by'ukuri ararwara n'iki ko ari gukomeza kubigarura ni mugasapotinga umuntu uri mu mafuti bro cyane rwose uwo mwana nimba yari umuge ese nimba barasambanaga nimba ibyo byose ni staff zabo sibyo kubera iki yakoze ibyo boro asinziriye ya blacking out why singuyu Erika arabyanditse ngo arabyibuka ni izina ry'Imana ngewe byangezeho Erika turi kumwe aravuga ati jiha ndumiwe narinzi ko wowe ahubwo yabiguhaye kubera ko uri inshuti ye hanyuma njye byangezeho ko njye ntabwo nari ndi inshuti so close ya se muhungu ntabwo nari ndi muri groupe yego noneho niyo groupe ntabwo byajemo bye byangugiye ako kanya Erika we yarandebye yenda kuzenga amarira mu maso aravuga ati narinzi ko ari wowe Jihad wabishyize hanze yaba yarabibikije nk'inshuti ye
kandi ugasanga niko yababwiraga anteranya n'abandi imihanda yose mu buzima bwanjye sinzi guteranya umuntu n'undi hano hazaza umuntu ambwira ati wanteranyije n'uyu Erika Keza arambwira ati jiha genda ari nicaye nzi ko ari wowe aya mavideo bayahaye ukayashyira hanze ndamubwira no iryo kosa ntabwo narikora nta nibyo yampaye ahubwo byarambabaje kuba giyewe yararishyize hanze kanamugira inama kumva yuko agomba kuntuka uwo yabihaye ni hot chocolate wa mukadete aza kumwihenuraho no kumwishongoraho namugiriye inama inshuro nyinshi cyane nawe ubwo arabizi Shadiba arangije ibyo bintu bimugeraho arangije aravuga ngo this is too much ukuntu nabigenza ibi sinabyihererana reka nandike mbwira abantu ntimukore iyo erreur kubera ko ntimukore iyo erreur mwiraburiza voilà mwiraburije abakinnyi b'umupira mwumvise ko bandikiraga Shadiba kuko gihe hari n'abahanzi ifite muri iyi mihanda abahanzi abakinnyi abamodo bahanze abakinnyi abamodo bafata amavideo y'udupipi twabo bakohereza hari noneho uwo nabonye ufite mu biki byose mayibo mwese muzi kandi ntabwo ari babantu nazi ni babantu ahubwo naratungurwaga kubera ko ari nyine ndabazi noneho mbona ni inshuti zanjye ari mpamvu nayo ugasanga noneho na bamwe mu bakinnyi ujya ujya kubasapotinga iyo bagiye mu kibuga do turinga nashiri nzi ko ari abatipe bashaka kunereta kumbi bari kohereza ikipe so mujye mwumva impamvu nyiri simba Shadi stop it nibajije impamvu nyiri singoma zangavuga se ndi mubi kumbi bohereza kwa Semuhungu rero nimba harabayeho kubwira ni ukuri mureke mbabwire ikosa nimutubwire ikosa Shadibu yakoze ryo kubura abantu nta ahubwo yavuga ngo iyo keretse bisa nko kumwangisha abantu akavuga ngo ntimuzongere gusubirayo iryo jambo ntiyigeze arikoresha yaravuze ngo bantu mu musura mube careful ikosa yakoze nirihe amajwi yacu yayazanyemo bamufungira muri iyo immigration ntago nibaza ko immigration hari ubukwe buberayo cyangwa itegura ry'ibitaramo runaka yabivuze ngo niho yarafungiye kuki ikese yayigaruye si ugushaka gukomeza gukomeretsa uriya mwana cyangwa n'abandi bose uza abakinnyi dufite muri iyi mihanda amavideo yanyu n'abahanzi uretse ko byanavuye muri telefone mumbabarire mwongere mu bingarurire mbibike Sheikiza no gifitanye relationship na Kadede zazigo asazi nukuri uzi nama abantu bamugiriye muri iyi mihanda mubaze umuntu noneho hari umubyeyi hano witwa Lilipupe Shadi ndibaza umuzi Lilipupe aravuga ati jiha ntago nibaza gutushwana n'umuvandimwe tuyariri ninamugiriye inama ABCD ibi bintu nta nibyo narinze arangije akora live we ndavuga ntakanakumiro noneho turapfuye oya kuntu yavuze amazina yanjye ngo mbabazi Shadi yego nanjye yanjye yavuze yose ese kuki mwumva ko yavuga amazina yanjye navuga bikaba ibibazo ubu kuko ngo ikingo kuko ndi kumuvuga ngo baza kanza ubwo kanzi ako kan we ambuze murumva ari biri nomo ngo kananye kiwagira ngo ndi bubu sheri reka nanjye mvuge Semuhungu Eric Semuhungu yego nimba ikosa narakoze aruko ndi kumuvuga ngo Semuhungu sheri nibuke ko yavyoye we yaravyoye bro we sheri video ndacyayifite nanubwo za nguyu Miss Weber super sexy nguyu twapanze planka
ndetse nambabariraze twapanze pranka Erika nawe urayibuka tujye tubwizanya ukuri twapanze pranka turi abantu bane meme na Dekati yo pranka yarayize arangije we yanga guhita akurikiraho ngo avuge araceceka umva ngo Shadi nawe turazifite iyi ugomba kuzigira hari uwo navyoye umuntu uzi sha hari visa nakaga umva ukuntu uhise ubivuga darling ngo byagiye hanze urumva yes yeah kandi mureke mbabwire Semuhungu we yaricaye ahubwo akaduteranya n'abantu akabigira ikibazo uribuka kaka video nigeze gufata minuti zanjye hari umuntu nateje hari umuntu kandi iyo nza kubishaka ukuntu uhise ubivuga ngo yi ukuntu uhise ubivuga ngo yi Teri nari reka nzibabwire njyewe umva naradekoniye narabyemeye nyine kohereza umuntu ukunda akakuraburiza bibaho ariko nta muntu yafashe ku ngufu mwigeze mubona nsamana n'umuntu minuzi nerekaga urumva ni urukundo ntabwo nasabaga visa urumva nasabaga visa mu mbabazi nimba rero nagiriye inama abantu hano oya nguyu na nawe ba karibu sheri nguyu super sex bite shu karibu uziko mumbyukije we oya ntumbwire ko bakubyukije uribuka sewe bite twaguhamagaye hari umuntu bambwiye ngo ngwino ngo hano hari ahantu ngo ngwino ni heze bamashe wala ntabwo ari twebwe oya ntabwo ni mwebwe ntabwo ari mwebwe ntabwo ari mwebwe ofete Shadi uribuka muribuka igihe dutegura prank agiyewe nawe na Semuhungu na Erika sha mwambabariye koko iretire se yo kunyirukana ngo muri Amerika ngo natutse abatinganya indengana sha mwambabariye bakwandikira iretire yo kwirukana no twapanze prank twese yego barangije bakajya bambwira ibyo mvuga nabivuga ngo nabivuze nabi ngo ntago bitwika ngo ugenda uvuga ibintu bikomeye mvuye mu kazi ndaza ngerayo ivunirishije amavubi nyine byo guhimba barangije kuri groupe yabo ya Facebook baravuga ngo ngo natutse ngo abagendengana ndavuga se bandika ibaruwa ngo mbagusaba imbabazi ni nasaba imbabazi nyine barandega muri leta ngo y'Amerika ngo ngo nanga abagenda avuga se mana nje busindenganye like you know sabira ariko nyine ndamuhamagara ndamubwira why don't you tell them ko ibintu byari prank tujya live twembi tugiye kubisobanura tugeze imbere y'abantu n'ubundi arampinduka mpita nendinga live nza kugaruka nsaba imbabazi ndababwira rero njye ndarengana byari prank so mpita nsaba imbabazi mpita mvuye kuri Instagram a little bit ngaruka byarashize kandi uribuka yuko yari prank twari twapanze na Dekati mema yizi nanjye na Erika na Semuhungu twari benshi twese gutyo kuko numva nawe waranyise wowe wari uri bube ku ruhande rwa Semuhungu umunuka ari ibintu byapanzwe gusa ariko icyo nabasabye mubabarire mubabarire noneho uzi ibintu noneho ari kudukorera Shadibu twabonye amavideo mwakomeje kubona sirikira nayo narinzi kameme yari amavideo nayo ndabona ntabwo nyazi
ni ukuvuga ngo none wumve twe yadushyize mu majwi hari ayo mavidewo ari hanze aryamanye n'umuntu akajya abisharinga donke byinshi noneho bitugeraho njyewe na Shadibu urumva Shadibu we hari uburyo bwe yagombaga kuburira abantu uri kumva yaravuze ngo yaranditse kuri Snapchat ati you guys mube careful ku bantu mujya gusura Semuhungu n'abavugana nawe n'abamwohereza ama-nudes n'amavideo byose mwambaye ubusa mubihagarike kubera yuko ari kubashyira hanze uri kumva nicyo kintu yaburiye abantu none se yabatatse yego ego komana yanjye ungira umwumva mwamugiriye inama basa akabacecetse gatoya akagiringa